hari igihe kwamugana namufashe nanjye ndikure wenda nk'iyo nzu jewe nariyakiriye ndindushyira aho yiyakiriye ndabyimenyera yamufashije akamushakira inzu noneho yamara kumushakira inzu akajya afasha uwo mwana we ntazongere kuza guteza ibibazo mu rugo uretse ko nyine kuri ubu ngubu icyaha ni gatozi yakaba yakurikirana uwamukoreye ibyo bintu akaba ari ibyo biza wenda kuba byamugufi ni njye nsina ngufi njye rero ntago Marite turi inshuti ntago Marite twapfa ibyo ngibyo ntago ari we nsina ngufi gusa nuko ari we mbashije kubana mbere ibiganiro twakoze tumuvugaho buriya wibuka ni nk'ibi umugize se nta bya divorce kandi mugize twahita dukora divorce n'uriya bikarangira nkahita nishakira undi ya Marite wakihanganye kwisubira wa mugabo kuko ko nta kwangaga byabaye byose nyine byabaye basi bwarimo iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka musoze kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV naho tarayikora ndizera ko tujye tubana gatana ko kane Sadunda Manzi Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadunda uziko ayo mazina ari umuntu wayanyigisha ese ko kuri Manzi kuseka se nkaho ubizi nyine ndashaka kubaza ko kuri Manzi mw'abantu mwijani yagaze ka nkahabizi ego biki kuri Manzi cyangwa mbona mutahekanye ego gitari nako abantu bahekanye kuri motimwe hano nkariga batandatu so twigendere mu kiganiro cyacu nge Manzi se simfite nzi ko ufite umugore n'umwana ntabwo ndi Manzi rero ese ni muri abyara undi uziko hari umuntu wigeze kukibaza Mutabaruka ndumva ari Kenisi yakibajije Mutabaruka namubaza atari ko se koko uri Manzi aturi Manzi Mutabaruka nawe yitwa Manzi oya hari ibintu bari kuvugana bavuga bati ngo abagore baca inyuma abagabo ati ngo abagabo bajye babigenza gutya na gutya mbese usa nkaho bari mu kiganiro kimeza gutyo noneho Mutabaruka ati noneho uri kwigisha abagabo guca inyuma abagore babo uri kwigisha abagabo guca inyuma abagore babo noneho Mutabaruka ati Kenisi ati se wowe uri Manzi undi nawe ati se ndi Manzi ngewe se mfite umugore nicyo bari amakuru ya Innocent araho kusetse kubaza amakuru yawe ukabaza amakuru ya Innocent araho ntarabyara ni murabyara undi mwana wowe da harabura iki byakunaniye gutera indi nda nararwaye naravunitse tubikiremba bo Jani uraho namahoro uraho neza hanyuma iki kiganiro kiraza gukorwa gute ngende ndi kwibariza ibintu bifite amatsiko so amakuru yawe mu rugo bimeze bite amakuru nyine nayasanzwe nabirenze nagiriwe umugisha wo kongera kuba naganira nawe kuri iyi nshuro nyuma ya saga zabaye wowe na hagati yawe na mukeba wawe hari ibibazo bikomeye cyane utamuha imbabazi mbese ubona ari ibintu bigoranye cyane ese nyuma nta feedback mbi wigeze kubona ko nigeze kumva umuntu avuga ati ngo ndi muri gahunda muri procedures zo kujya gusubira ibiganiro nagiye nkora ngira ngo wese ubyumva
yego yego umwanya ni uwanyu banyakuba ugiye kumbaza kw'ibyo bibazo numvaga narabikubwiye imbogisi byararangiye ni ukuri kw'Imana ntago ngiye ntabura ko bikubaza yanyumvira ibintu ubuzanye umwanya ni uwanyu se ndaheraye ibintu ni bibiri kugira ngo bikorohere ibintu ni bibiri hari kuba iyo saga ya mukeba wawe ari nayo yatumye byose biba n'ikibazo nyamukuru wenda abanyarwanda muze gusobanukirwa ibyo ari byo Shania ari mu kibazo we n'umugabo we kivuga gute ibiganiro byose yagiye akora ku macana agiye atandukanye bisibwe iyo nkuru ni breaking n'ingi yizi gusa kubera iki nubaye gihari nyine yabonye ibibazo byose byagiye biza n'uriya mugore aje avuga ngo afite umwana we n'ibiki njye namuhamagaye nyine ndamubaza iby'umwana arangupa abanza no kumboroka y'igihe kinini ejo bundi rero duserera nyine mu muhanda dupfa ibintu yamvuze n'ibiki byose aramborokora arampamagara kameramani ari kunsetsa rwose nambara yihangana ari gukirigita umukobwa bari kumwe ni yihangana abahejeje uri kumva ngomba kubivuga arangije aba nyine aramborokoye arampamagara turanaganira arambwira ati rero ngiye kukisabira ibintu bibiri icya mbere nshaka ko uya muri ya mugore ntaze kuntera impagarara hejuru y'abana yego anama message ngomba kumuha sinshaka impagarara hejuru y'abana banjye mujye mushwana hirya ku ruhande ariko ibintu byo gushwana mu rwego hejuru y'abana induru za buri munsi ndazibiyama nubwo ntahari ariko ntago ari ngombwa ngo abana banjye mubereke ibintu nk'ibyo byo guhora mushwana hejuru yabo ubwo nyine n'amase nimba wemera ko ari abana bawe koko kutabafasha yego ngo muhe muretse nyine ngo ntago biracamo ngo nibicamo nzababwira nuko nyine umva nyine bari hatari kumvisha umugabo gufasha abana ese Shani nyuma Marete ndumva ashobora kuba maze agiye kumara nk'umwaka agiye noneho wenda kuva yagenda na n'izi saha hari ikintu agufashaho burya ngewe ndaza kwirinda kuba namwinjiramo cyane ariko nanone burya njya kukubaza ikibazo nkumva nisanze namushyize murega burya iyo umuntu ntabwo nzi niba akiri umugabo wawe ibyo ntabyo wigeze umbwira ariko nk'umuntu wahoze niko nabyita bitewe n'ibyo njya numva bivugwa ubaye ikintu wenda cyerekana ko ari umugabo wanjye ko tutarakora divorce nicyo cyonyine ni inshingano ntabwo ari umugabo wanjye nta nshingano n'imwe akora igaragaza ko ari umugabo ntayo ubundi hari cyerekana ko ari umugabo nuko nta divorce nakohoye ingo banza neza kuzanire fanta neza baguzanire fanta kandi asari nta mugore agira arya namugira ese ngiye ko mubona kuriya yego hanyuma mu by'ukuri biragoye no kubyumva abantu benshi birabagora kubyumva kuba wenda waba ari wowe nk'umugore umaze ugiye kumara hafi umwaka ari wowe wita ku nshingano z'abana bagera kuri 2 n'abo ugenda ufasha ku ruhande hirya no hino n'abandi bagenda bagwa bari mu nzira ubyifashe ute rero biragoye pe biragoye noneho kuba aba bana bose mbabona n'abanjye namfashanye se babona kuko njya numva ngitura mu bibazo by'umuntu nazi yabiteje hari gihe wenda bakwandika no mu comment bavuga ngo wenda gukora yede ukanafurira abantu ndagira ngo ibyo bintu yes ndagira ngo nakorera 2,000 cyangwa 3 yego ntabwo yede bubirenze ntabwo birya sezana nijoro yego ni rimwe tukiyenza n'inzu byose nagera amarwa haba harenze hayi igikoma tukarya duke tukarya igikombe cy'igikoma ubuzima bugakomeza nyuma y'ibyo mukeba wawe ntabwo yigeze yongera kuza guteza saga n'ibiki nangwa abizi ko mwavuye hano mbabujije kuzongera guhura n'ibibazo ngo mwe mwarwana saga zose zijya ziruhuka oyas yatampamagara ntuka arantera yego shatse bani ifite ibibazo byinshi yigeze yongera kuba yagutera mu rugo yaraje
yaraje nyine urumva hari ubutumwa ubwo butumwa nyine Martin yohereje ambwiye mwiyame undi azavuga ngo nta mafaranga umugabo ngo yohereje amafaranga ngo ibiki ngume nguri kuyarya ngo arayanyimye mana ubutumwa buremera good asante sana kumbwira icyo kintu hari ubutumwa bwoherejwe na Martin ubwo ni message nyine ndi kumva ko ari ubutumwa ujumbe katika Kiswahili hanyuma hari ubwo nyine hari ubwo butumwa bwoherejwe bumaze koherezwa abari bo bubwakira yego arambwira turi umugore nimuhura dore nta WhatsApp agira yego uzaba umwereke umwiyame yego nuko ubwo rero aravuga ngo ubwo yari ari kumwiyama mu buhe buryo nyine yari kuvuga ati izo nduru muhora muteza impagarara hejuru y'abana banjye muza mushwanira mu rugo ibiki kandi ntacyo abafasha ariko abana be gute ariko nibyavuze nuko abana be mu maraso umunsi umwe uriya mugore aba yanteye mu rugo tugashwana n'abana bareba baduserera kandi nawe tumunamwe muvuga ese ubundi abana baba babifata gute kandi burya ikintu njya nirinda ni ukwereka abana ibyo none se yamufashije we akamushyira mu hari igihe namufashe nanjye ndikure wenda nk'iyo nzu njyewe nariyakiriye ndindushyira aho yiyakiriye ndabyimenyera yamufashije akamushakira inzu noneho yamara kumushakira inzu akajya afasha uwo mwana we ntazongere kuza guteza ibibazo mu rugo uretse ko nyine kuri ubu ngubu icyaha ni gatozi yakaba yakurikirana uwamukoreye ibyo bintu akaba ari byo biza wenda kuba byamufasha ntabe yaza guteza impagarara mu rugo iki kindega cya mbere ni isezerano iyo mba ntarasezeranye nawe ubwo se yaza akamagara hejuru ambwira ngo umugabo wawe wuhese wanditse hese ntarasezeranye nawe nta kintu kimwe yaza kumbwira ngo aransigira umwana w'umugabo uwe mugabo se naba ngira ikindi kintu kimbangamiza duhu rwose pe mbangamiwe yego ndikwibaza ngo hari abantu bagiye bankoresha ibiganiro ntanazi ntigeze nanasevinga nimero zabo ntabaza ngo ntavuga ngo babaye papa abana aragira ati ibiganiro byose wagiye ukora umvugaho siba simbishaka nawe ibyo yakuvuze arabisiba buriya arabisiba none ubwo nasiba ibiganiro yakaba yari ubanza none se bwo ahubwo yere ku byo twakoranye tumuvuga njyewe se ndarengana wakora dingiki ibiri imbere yabyo ndarengana babarira ndarengana hano njyewe buriya ukuntu nkoze nicyo narinje kugusaba Shania nacyo cyari kinzanye nkubwira ni basi ibiganiro twakoranye tumuvugaho ubisibe n'abandi nzagenda mbibabwira ninjye uhereyeho ni wowe mpereye nsina ngufi ni njye nsina ngufi njye rero ntago Marite turi inshuti ntago Marite twapfa ibyo ngibyo ntago ari we nsina ngufi gusa nuko ari we mbashije kubona mbere nka basi ibiganiro twakoze tumuvugaho buriya wibuka ni nk'ibihe hari cya kindi ariko nta n'ikiganiro twakoranye tutamuvuze uretse ko tutamuvuzeho amagambo menshi cyangwa mabi izina rye nyine ryari riri njyewe nemeranya n'abantu bavuga ko nemeranya n'abantu nta n'ikibi numva namuvuzeho ukuri nyine ukuri yo guhari kuravuga nemeranya n'abantu bavuga ko iyo umubyaro utewe ku nzira nangwa ku muhanda ukera igitoki unyuzeho wese aca ibere oyirwa n'urutoryi n'umubyare ntabwo bizi ko ushobora guterwa ku nzira ukazaho igitoki unyuze wese agacaho ibere ubuze ibere warijyana ry'igitoki rigakumarira ikirimo ntacyo ryakumarira urutoryi rwo rwakumarira iki se rumwe urutoryi iyo reka nkubwire ikibere ry'igitoki utwite ari ryatwara urutoryi agacaho agasoroma ese ntabwo uzi yuko kera ngewe mbizi kera turi abashumba kuko njye naragiye ahantu bita Mukeya umuntu uzi i Kayonza ahantu bita Mukeya za Nyabombe ntabwo mazi po za Nyabombe za Juru za Gacaca iyo yose iri karitsiye nagiye nshorayo ndagirayo nanagera
nanasenya y'inkwi nubango nyina nacaga ku mubyare kugira ngo batabona nge ntagaragara ko nibye ku mubyaro umwe nkahaguraho ibere ry'igitoki nese ibere ry'igitoki ari masaga indako buretse ho gato nkubwire noneho nkajya kurindi buretse gato nkajya kurindi nkahagura irindi nkajya no kurindi nkahagurayo irindi urumva noneho namara guhagura irindi ubwo nkasanga ku bitoki bigera kuri 5 nkuyeho amabere 5 harimo narangiza nkubaka runonko ibyo bitoke nkabyotsa abandi abyumvise ikintu nkubwire ko byumva saa sita zageraga namaze gusenya umurundo w'uraho na ya runonko yahiye urumva runonko y'igitoki nta nubwo itinda gushya yego no kwiteke naho niko byagendaga no mu bijumba aho batabiraga nuko byagendaga nahe hose nuko byagendaga rero urumva ko ikintu cyose uteye ku nzira uko biri kose umuntu agenda agira none se inkuru zanyu zibereye hanze twese tuba tugomba kuza kubaza uko bimeze nawe nuko adahara ari kure ariko ubuzima bwacu bwose nabonye bwari buri hanze pe ese ko ari biri hanze bagize wumva tugiye gusiba mwariye tungahe udufiriti nkagerayo nkamenya ibyo ari byo ubaye igihe rero ubundi tugiye gusiba inkuru zacu twahera igihe yaviriye muri Kenya yego yaviriye yabanje kubayo kwanza arazi iyo nkuru wayemaye oya kandi ari gusaba gusiba nanyere nk'indi nkuru iyo nkuru wayimaye nanjye ntabwo izo ntacyo nzayihabwa n'abantu nizakozwe none nguhe n'indi ubu ngubu basi turayiganira inyuma ya kamera nyikubwire yose mbamuhamagaye amayinite ufite akagira guhamagara birakunda harya ukoresheje amayinite asanzwe wamuhamagariye tukareba oya na MTN birakunda ifite pack urakunda mukavugana fone yanjye nibashyize ku muriro yewe mwazanye telefone tukihamagarira umuntu hano mbamuhamagaye noneho nge nkaca amazima nese yawe nta pack iriho nta pack isanzwe ndumva iriho nirahamagaraye yewe nzanira telefone yanjye iri hariya nzanira telefone yanjye iri ku muriro hariya hanyuma ngewe nsha amazimwe mpamagara umuntu twumve icyo we aza kubivuga kuko uko byagenda kose kumuhamagara bisanzwe niba bikunda birakunda woguze pack birakunda muri Kenya kuri ariko ntahazi iyo ariko ni Nyarwanda kumuhamagara si birakunda na Nyakenya aragira iyi Nyakenya yo ntago byakunda utaguze pack y'amahanga Shamara shama amudukina mwabantu kandi simbikubwiye ko twavuganye mwavuganye ko akubwira ngo iyo message ngo siba nibyo biganiro siba none se kucyo uri kumwumvira ari gutereta ngo agaruke se bimeze bite agaruka he mu rugo yes mu nzu yishyura kurerana n'abana umugize se nta bya divorce kandi mugize twahita dukora divorce n'uriya bikarangira nkahita nishakira undi ndi kubaza ubonye uwo wundi wishakiye akaza akakwinjira akibera mu rugo gutyo nyine uko byasaba ngo dukore divorce nkomezanye nawe mutagiye mu murenge se mukibanira gutyo oya ariko byasaba dukomeze divorce ive mu nzira yego kandebe Marite si ukumuhamagara birakunda numve ntabikunda bo Marite nguyu nanditseho Marite Shani kugira ngo bizajye binyura ko numva iri gusona ukundukura nuko isanzwe isona akita numva iri guhamagara kugusona nka aritabye karame data buja uraho nyakugira imana mpaye nka data rwese abahizi Marite barishimwe gakunda we karame ose ni ibiki wigize mwako nakikubona cyane kuri kw'Imana mwize minsi nsigaye narahuye n'ibibazo ndavunika mwana wanjye ntabyo wabonye none se nasinyibona
umva Manzi na Innocent sinyibabona. Manzi na Innocent urababona rwose ahubwo wowe nuko uwo mwanya hari utakiwubona. Ese uzega uri mu biki mwana wanjye? Sha, shughuli za Kenya ntago ziba zoroshye ariko umwanya wo kujya kuri internet sinyankuru urabizi. Ago wawe burape. Hanyuma rero Martin. Ayo. Ukuri kw'Imana nshuti yanjye urabizi turi inshuti ariko ubu tuvugana ndi mu kiganiro live pe. Ndi mu kiganiro live mwana wanjye niba ntacyo byakubangamiraho. Nduba uri mu kazi nangwa se uri mu bindi bintu ukama nk'iminota 5 tukaganira narindi kumwe na mabuja mukuru niko nabyita turi kumwe mu kiganiro. Hanyuma ikintu gitumye rero nkuhamagara yigeze kumamagara aho arambwira ati ndenda ko tuganira hari ibiganiro twagiye dukora hirya no hino tuvuga ku mutware wanjye ati nshaka ko twakuraho nangwa se ukuraho ntusaba ubwo burenganzira ariko hakaba hari n'akandi kantu nigeze kubona ari gusa nk'ufitanye saga n'undi mukobwa ngo ahari ushobora kuba warakuyemo imbuto nshyashya. Yego ikibazo gihari kimwe sayi narindi mu hoteli ndi nko nafata amafunguro yego sha kandi akazi rwose karacyarimbanye ikibazo cyane mu rusaku ibyo bintu byankundira ndi mu rugo ndagukundira uri mu rugo rwose urusaku rwa Kenya rwo naba naruhunga oya ndabizi cyane mwana wanjye turi inshuti niyo mpamvu ntakora ikintu ntakuvugishije ntanakubwiye ibibazo cy'ishyuwe uri kwirira makaroni Martin komedi n'uyizi ndayizi rwose bajye bakoreza na subscribe mwana wanjye hanyuma Kenya igufasha ite mbabarira nyibwira ukuntu uwitwa harya yitwa nde perezida wa Kenya William Ruto ukuntu William Ruto agufasha ati mwana wa mama nta mutima mubi kabisa ahangaha se ko umuntu akora ibyo ashatse kandi bimuhesha inyungu akeneye buri kimwe cyose turagikora ese Marite tutari twava ku murongo wa telefone ko madamu ari kuvuga ko nta kintu wenda kandi ko nzi neza ko ubuzima bumeze neza iyo ngiyo muri Kenya urabizi turi inshuti mwana wanjye mbabarira nukuri kano kantu nkakubazeho wambabariye ntibishoboka mbabarira nkakubazeho kano kantu umugore ntabwo ndi kumwe nawe mani ndabizi ko mutari kumwe nawe arabibwira abantu benshi niyo mpamvu rero kuguha amakuru use wayizera gute kandi ari mu bintu bye nanjye ndi mu byanjye we yaratanyibwirira yawe ese ujya ugerageza kugira gutya ukibuka wenda ko gukira byibagiza gukinga ukaba wakohereza isukari abana bakanywa igikoma abana barerwa n'ubafite barerwa n'ubafite ndaza kongera kukuvugisha mwana wanjye erega kanaseka Imana iguhe umugisha tuwusange barumva bisekeje ariko ugerageje ntago nabona icyo narenza kuri ibi ngibi nakundi kuko ati umwana arerwa n'umufite shani niki kigufasha kurera abana bawe babarira unyibwirire ibintu abanyarwanda murabyumvishe amakuru menshi barayanyimye ibyo bambwiraga nabyo yanze kugira icyo abivugaho mbese ase wari uzi ko nta nimero ye ngira ntago njya buri ukuntu ngewe nkoramo ikiganiro n'ukuntu ngewe njya nshaka kugira bizibiti nicyo kintu mba nshaka ikizibiti ntamenya kidafite ikimenyetso buriya nyirubwite ari kuvuga wiki warabivuga wiki bimeze bite ibintu nk'ibyo ngibyo twibwirire urera abana bawe gute bifatanya gute no kuba uri wenyine uri n'umubyeyi ni ibiraka nyine biba bigoye
buriya abantu bajya banavuga ngo ni prank aho ni ibiki n'ibiki ndumva wenda hari icyo bakuyemo cyangwa nawe utanga umupuri nka mukeba wawe watwibwiriye ibyo nabishobora utanga umupuri nka mukeba wawe ibyo nabishobora kuko ndabizi se mfite umwana muto rero ukuntu najya musiga nkajya mu ubwo buyobo mu mupuri byagora yaba ari umwaka unkuriye mu rugo ibyinshi rero turabyumvishe uko bimeze gira wenda icyo wasorezaho ubwira abantu badukurikiye kuko ibyinshi barabyiyumviye aya namwe mbwira abantu bankurikiye ahubwo ndabwira Maritine wakihanganye kwisubira wa mugabo kuko ko nta kwangaga byabaye byose nyine byabaye basi bwarimo kita ku bana bawe ubu maze kugira bangaye amaze kugira batatu ni batatu n'abandi batatu Ubuse muri Kenya nta mugore muri bane cyangwa batanu muri Kenya nta mugore afite nibagiye kubimubaza ngewe amakuru mfite nzi ko mufite ariko we ntabyo yanyibwira ariko nzi afite y'umugore gusa nimba twite cyarabyaye ntabyo nzi ngewe rero ako yaba atarabyara ngewe mumbabarire abanyarwandakazi munkurikira mu nkunda mu by'ukuri ngewe nzabaza nangiye kubande nzabaza Marite ariko nzamubaza atazi ko ndi kuri kamera nzaza nicare kuri kamera tuganire byibanga yivemo kuko n'ubu nkeka ko iyo ntaza kumubwira ko ndi kuri kamera abakubwiye rero mwabantu mwe utazabigira ibanga umuvugisha icyo kiganiro wenda nzagikorera ivu pe nzagikorera ivu ariko mumbabarire abantu mukurikirana ivu yanjye muhishiwe mushonje muhishiwe menye ngewe n'ukuri kw'Imana nge ndinjira meze nka Godfather uramuzi ujye umwumva wo kuri TikTok uko biri rwose Godfather ukuntu wateye afite akora live kuri TikTok agahuza abantu n'abandi ariko before yo kubahuza arabanza akinjira hasi in deep kinjiramo hasi akabanza akamenya ibintu bimeze gute ukamenya imva n'imvano rero ibi nanjye ngiye kubikora pe n'ukuri ijambo rimwe ku badukurikiye iryo wabwibwiriraga Marite abadukurikiye ni ibisanzwe ndabakunda cyane yego ni hano nabo baragukunda ku mutima yego bamwe na bamwe ndabizi ko bankunda ariko hari n'abanyenze basi mugarure urukundo rwanyu hari wari mama wanjye bana narakubuze mama nukinyandikira niyo wandikiye ntunsubiza mama wanjye koko nakoze iki yitwa nde ngo tumuvuge hano yitwa nde yewe madamu witwa nde yitwa nde gusaba mu Bwongereza aba mu Bwongereza wa mugore uri mu Bwongereza ukaba utaza kuvugisha Shani umukobwa wawe ni cyohe nk'umukwe we naga ari ngibivuze ariko ushakashake uburyo ki uza hano wongera uvugisha umukobwa wawe ngo byari bimaze kugorana cyane ariko reka nkubwire Shani buriya mbabarire dusoza ikiganiro nge mu by'ukuri abantu bankurikirana bamaze kumenya systeme y'ibiganiro byanjye nge mu by'ukuri ntago batungurana ntago nge mu by'ukuri ndi wa muntu ujya upfa kuba nakwinjirira umuntu uko mbonye mba ngomba kubanza gusobanukirwa ese ibintu bimeze bite up and down ese byaturutse he byakomotse he uri kumva byagenze bite ibintu nk'ibyo ngibyo noneho tukajya twabishakira umuti kano kanya uvuze umubyeyi utakigufata nk'umwana we kandi wowe mbese mwarasinyanye ko umwe agiye kuba mama wundi n'undi akaba mama wundi nambwiye uri umukobwa wanjye usa n'umwana wanjye n'ukuri pe nkubara mu bana banjye jya umbwira icyo ushaka mwana wanjye nzaya nkugira inama kano kanya wapi nibiba ngo mwana nagufasha ariko ubu wapi yarambyarutse erega hari igihe uhura n'ibibazo na nyoko waguhaye ibere akajya kubona akakubonamo nk'igisebe ibyo ntabwo bizi gusa nyine ntabwo twakakwiye kuba tumeze gutyo gira wenda nk'ijambo rimwe wabwira uwo mubyeyi wawe ndetse n'abandi bari bameze
nk'uwo nguwo dusoza ikiganiro ikintu namubwira nyine njyewe pe ni ukuri mpora nibaza nyine ikintu napfuye nawe basi azambwira ati twapfuye iki byagenze gutya nabonye bimeze gutya witwara wenda uko njye mbona bitanshimishije niba ari ibyo nikosora kuko kuba ubwo nabibara nko kubura umubyeyi kabiri nabonye usimbura mama none ndamubuze bize mvuga ko mbaye imfubyi kabiri rwose yangane nimbura umubyeyi nyakuri nimba ibintu wari wabikuye ku mutima uze uvuga uti ngiye defa nakubonyeho niyi yikosore ugomeze uba umwana ubwo nimba ubona utazayihangana uzambwira ati twapfuye iki ariko sinakihanganira basi menye icyo nazize ntabwo byoroshye ndakurahiye ntabwo byoroshye mwana wa mama ariko ubwo niko biba byapanzwe niko biba bigomba kugenda reka rero mbashimire cyane mwe mwabanye natwe gusa before yabyo reka nkushimire merci reka namwe mbashimire cyane mwe mwabanye natwe mukomeze mukora subscribe like share na comment yitubana gatano ku kandi ni Manzi y'Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadonda